14 nkurikirana buri munsi baza hano tukabatekera igikoma cyangwa ibiryo biterwa n'icyo bahasanze icyo bansanganye nicyo mba yego iyo mfite ubushobozi ndabahahira nkabagurira ibintu byose nkabafasha nyine kugira ngo imirire yabo izamuke ko bwageze hano ubu bwana ngira ngo umwaka wenda gushira bwageze hano ubona nyine bufite ibibazo imirire mibi no bano bana ntibafite ubundi nta bundi muntu batoza bafite kubera ubuzima na bene wabo baba barimo kuko niba ari abana 14 ngize umugisha bagakura bose kamere zabo ari nziza nabo bazahindura isi cyangwa bagahindura abandi bantu ufite inkuru yakubabaje kuruta bose ninde muri aba bantu sha bose barababaje mbona araseka nanjye musanga niruka ifasha twirukanye inyoni zo n'amasaka ati shi 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 shi. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Twarimbo heza satani twari mu mubabaro yatubohesheje ingoyi Yesu aratubohora Yesu ashimwe Yesu ashimwe icyubahiro amahoro y'Imana be kuri mwe mwese mukurikiye Impanuro TV ibihe byiza kandi mukomeze kugubwa neza aho muri hose n'ibyo murimo murakora byose ni byiza cyane kwitamo kubana natwe by'umwihariko ugafata n'uyu mwanya nk'uyu nguyu kugira ngo wite kuri bino biganiro bitandukanye tugenda tukugezaho hano turi ni mu mujyi wa Kigali turi ahantu hazwi nk'igikondo abantu bazi ahantu bita kuri Mereze ya mbere niho hafi y'ahangaha turi rwose ni byiza cyane ushobora nawe kuba uhagenda ari utazi inkuru y'uyu mubyeyi ni byinshi cyane rero tugenda tumenya ariko kugira ngo tumenye ukuri kwabyo tugafata urugendo kugira ngo tugane aho inkuru nyamukuru ibiri kugira ngo nibihamya byigaragaze uyu ni umumama ni umuhanuzi muzi nk'umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ni byiza cyane rero ko twamenyanye ariko sinari nakamenye iby'inkuru ye ubu ni umumama ufite abana barenga ni byiza cyane rero reka dufate uyu mwanya yitwa Mama Karabo niryo zina abantu benshi cyane bamuziho abasengana nawe abakoranye nabo we ivuga butumwa ahantu hatandukanye bashobora kuba muzi cyane ariko yenda inkuru ye batayizi bamubona agenda gutyo gusa kenshi twikunda kuvuga ngo ibyo tubwiriza abantu si byo dukora ngo wumve ibyo mvuga ariko nturebe ibyo nkora ariko harimo n'abandi ibyo bavuga ari byo baba bakora cyane biza ko twera imbuto ni mama w'umugisha cyane Imana imuha umugisha cyane nk'Impanuro TV turamusabiye by'umwihariko hano tugeze rero kambaze mu hakanya banze asuhuze abasabira umugisha umunyamasengesho by'umwihariko kujya mu kino kiganiro gisengere kize kugenda neza amakara baturakwakiriye Yesu ashimwe cyane akoze cyane Yesu ashimwe amen kadusenge Mana yacu ishobora byose ese umwami wacu Yesu Kristo Imana idukunda Imana y'amahame kandi y'amasezerano Imana y'imbaraga n'ububasha bukomeye turagushimiye ko duhaye uyu mwanya wo kongera kuganira ndetse no kuganiriza bene data icyubahiro nikikugarukire izina rya Yesu nirishimwe reka rero uduhe umugisha muri iki kiganiro kizabere benshi umugisha kizigishe benshi kizahugure benshi kandi benshi bazahezagirwe bazahabwe umugisha ku bw'iki kiganiro dusabiye n'iyi cano ndetse n'abayikoraho buri muntu wese ahabwa umugisha kandi mwami umwuka wawe wera aba ari uyobora ibi biganiro mu izina rya Yesu amen Karabo rero Yesu agumugisha cyane n'abana Imana yaguhaye yego mbona wagira ngo bose ni impanga indeshyo n'ibiro byabo ndabona bingana by'umwihariko rero ni byiza cyane rero ko tukisana hano mu rugo amahoro nawe udukurikiye Imana iguha amahoro ndetse iguhe n'uburyo n'ububasha nabwo kwitangira abababaye
no kubakorera ibikomeye kubera ko niyo mirimo myiza tuzatwibutsa Imana aho rukomeye. Ese wowe uyu munsi wakubutse Imana ugeze aho ukeneye gutabarwa kwayo? Hari umurimo mwiza baba barakoze, hari ushonje wagaburiye, hari uwambaye ubusa wambitse. Ese mu by'ukuri hari ikintu cyiza bakoze wakwibutsa Imana aho rukomeye ati Imana unyibukire kuri ya mirimo myiza? Ni byiza ko dukora imirimo myiza tuzajya twibutsa Imana kugira ngo turusheho kugenda dusaba ariko natwe tugaragaza ibyo twakoze cyane. Mama Kera, reka maze uyu mwanya rero ubibwire ubasuhuze kugira ngo tuze kumenya nyirizina, yenda kubona batakuzi cyangwa se basanzwe bakubona batagusobanukiwe neza, tuze kujyana. Amazina ni Nyiraguhirwa Anje cyangwa Angera, abantu benshi bampamagara Mama Karabo, kandi nibyo koko ndi Mama Karabo, ndi Mama Kamariza, ndi Mama Erike, ndi Mama Mugisha, n'abandi bana mfite n'umwuzukuru twa Pedro, mfite n'abandi bana murababona ko ari benshi, ntabwo napfa kurondora amazina yabo, ni benshi cyane, abakobwa n'abahungu. Ndetse saba gusa, hari n'abandi, hari n'abakuru, hari n'abo mfasha ari bakuru, hari n'abo mfasha ari abamama, hari n'abo mfasha ari abagabo cyangwa abasore. Ni byiza, ni byinshi, mfite abana benshi. Rero nkora umurimo wo gusenga. Mpamvu nkunda kuvuga ngo nkora umurimo wo gusenga nuko ari byo nkora mu buzima bwanjye bwa buri munsi, ariko nkaba mpagarara muri cya cyanditswe kivuga ngo gusenga cyangwa kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Ngerageza rero no gukora indi mirimo kugira ngo nanjye nkorere umugisha cyangwa nkorere amakamba nzambara ngezeyo mu ijoro, kuko ijoro ryo ndaryizeye, ndabyizeye, ndabizi ko ijoro nzaribona. Yego, nukuri. Rero murakoze. Hano tugusanze ni iwawe, urakodesha, bimeze bite? No buhamya burebure. Ndakodesha, ndakodesha hano, ndakodesha mpamaze imyaka 2 n'igice, n'uwa gatatu. Ndakodesha rero nshobora no kwimuka nkajya n'ahandi, ibintu nk'ibyo, ariko mbishimira Imana nabyo, kuko mbega muri byose tuba tugomba gushimira Imana, ariko ntabwo biba byoroshye. Ntabwo biba byoroshye cyane ko usanga ari umurimo usaba kwihangana ndetse no gukomera. Wenda watubwiye amazina y'abana, ariko Mama Karabo ufite umutware, bimeze bite? Oya, ibyo ari byo byose abo bana bavutse ku mutware, ariko ntitukiri kumwe, ntabwo yapfuye. Ni kwa kundi abantu batandukana, umwe akagenda undi akagenda. Nukuri. Ni byiza rero turajya dukomeza tuganira. Abana ngo ni muceceke tuganire na teacher wanyu, mureke tuganire na mama, ngo ni mutuze mukurikire, sibyo? Mama, abana beza. Yego, ni impamvu yenda zitandukanye, ntabwo turi bitindeho cyane, ariko urumva ko ni igihe kinini cyane gitambutse. Ni igihe kinini, hashize imyaka, uyu ni umwaka ngira ngo wa 10. Umwaka wa 10 numvishe mfashe umwanzuro. N'ubuhamya burebure nzagenda wenda mbivugaho, ni igihe cyabyo tuzabyicara mu kindi gihe. Nzaha abamama, hariho abamama babaho mu buzima bugoye, hariho abamama babaho mu ngo zinaniranye cyangwa se zimeze nabi, ariko hari n'abatandukana. Hari abatandukana babigizemo uruhare, hari abatandukana batabigizemo uruhare, ariko ni ubuzima buba bugoye cyane. Rero ngewe maze imyaka 10 nibana, nikodeshereza n'abana n'umuryango nyine muri rusange. Nukuri. Ni ibintu wenda tuzagenda tugaruka kimwe ku kindi, ariko uyu munsi cyanzinduye. Ntabwo naje yenda ngo tubiganire kuri ubwo buhamya, ntabwo naje yenda ngo tuganire ku bindi bitandukanye, ahubwo naje kubw'inkuru numvishe, navuga ngo indashyikirwa y'abano bana. Ni kenshi cyane twari tubona abantu bita ku bana bataza ababyeyi babo kubera impamvu runaka. Navuga ngo Mama Karabo, uyu muhamagaro wo gukunda abana, wo gufasha abababaye n'ibindi nk'ibyo byose bitandukanye, ubundi wahereye ryari kugira ngo wenda ugende ukura uri mu bibazo bitandukanye, hamwe navuga ati reka ndwane ku banjye n'abana banjye, mu gihe wabonaga ko bigenze gutandukanye n'umutware, ariko ukavuga ati reka hari n'abandi bana bababaye, reka ndebe ukuntu nshobora kwita ku bibazo byabo. Ubundi bimeze biti ibingibi byo turi kubona? Ni birebire. Nabanje kujya ngenda mu muhanda nkagaburira za mayibobo. Nabanje kujya ngaburira za mayibobo, nabona bari abana bazerera mu muhanda, bikambabaza cyane. Nkumva nkavuga nese ubu abaye ari umwana wanjye. Yego.
kandi hari n'igihe binakomoka cyane cyane ku bikomere cyangwa ubuzima umuntu aba yarabayemo, ukaba mu buzima bugoye, ukaba mu buzima bw'ubupfubyi. Katubasohore mwarimu mbaje wenda impamvu cyangwa se umuhamagaro watangiye ryari. Natangiye kera nkiri umukobwa, nakundaga abana cyane ku buryo najyaga njya nko ku isoko, ndi umukobwa w'imyaka nka 16 n'irindwi, najya ahantu muri quartier utwana duteranye tukanza tukamfata amajipo, sintinye ibiziba n'ibindi. Nisanze rero nkunda abana cyane, ariko noneho iyo mbonye utwana dusa nabi binkora ku mutima. Iyo mbonye nkaha muri Kigali ho, iyo ubonye akana kiruka nka mu mamodoka, kiruka mu muhanda, binkora ku mutima. Ni bya kera. Ariko hano wenda kugira ngo ngere kuri uru rwego rwo kuba musanze wenda hari abana bari mu rugo mubona bameze nkaho ari irerero cyangwa ari ishuri cyangwa ari ibiki, ariko mu by'ukuri nabitangiye kera. Najyaga mfasha abana bamayibobo nkabagaburira. Namaze umwaka mbere ya corona ho gatoya, namaze umwaka ngaburira amayibobo 6 zikaza kurya buri mugoroba. Noneho bakazifunga bakazigira gute, nkumva birambabaje, nkabakurikirana, bamwe nkabakurayo, ariko ntafite bwa bushobozi bwo kuba nabona aho mbashyira nyine ngo basi mbakansoringe, ariko bafite aho bari. Yego. Igihe kiza kugera bamwe ngenda mbigisha bajya mu ishuri, ngira ngo hasigaye nka muri izo mayibobe 6 hasigayemo nka 2-3 bagiye nyine bona bananiranye cyane, bakinywa bya kore n'ibiki byose. Ariko nabwo simbareka, njya kubashaka aho bari, nkabagaburira ibintu nk'ibyo, nkakomeza mpozaho ahari wenda Imana izanshoboza hamwe no gusenga bave mu muhanda. Hanyuma rero niho naje kubona bano bamama b'Abanyagataro nabo bambabaza cyane, kuko hano muri umujyi nacuruje agataro. Ubwo n'ubundi buhamya. Nacuruje agataro, nateye amarangi, nakoze ubuyede, na bintu byinshi cyane. Nzi rero imvune yuriya mudamu w'Umunyagataro, ukuntu abyuka ajya kurangura agasiga akingiranye umwana cyangwa akamusiga hanze y'urugi. Akana rero kakaba kanyuranyuranamo mu modoka ahantu hose mu muhanda. Mpitamo rero gushyiraho kuvuga ngo reka njye mfata basi bano bana. Nta kindi kintu mfite nari gufasha abo bamama, sinari mfite ubushobozi bwo kuba ibishoro no kubakura mu muhanda, ariko navuga basi reka mfashe bano bana. Kindi natekerezaga nuko bano bana kubera ubuzima bakuriramo butandukanye, muri situation igoye, nibo bavamo izo za mayibobo. Nuko rero mpitamo gufata utu twana. Ubu mfite abana 14 nkurikirana buri munsi, baza hano tukabatekera igikoma cyangwa ibiryo, biterwa n'icyo bahasanze. Icyo bansanganye nicyo mbaho. Iyo mfite ubushobozi ndabahahira, nkabagurira ibintu byose, nkabafasha nyine kugira ngo imirire yabo izamuke. Ko bwageze hano ubu bwana ngira ngo umwaka wenda gushira, bwageze hano ubona nyine bufite ibibazo imirire mibi, ari utwana ubona tuvuga amagambo mabi. Nuko ngerageza rero kujya no gukansoringa ababyeyi babo, bajye bareka kuvuga amagambo mabi abana bumva. Uwo nawo n'undi murimo nkora, kujya mu ngozi wabo, kureba ubuzima barimo, kubabwira ko batakwiriye kuvuga amagambo mabi abana babo bumva, ibintu nk'ibyo. Ntabwo biba byoroshye. Iki cyemezo kubwa urumva hari uburyo runaka utekereza kugikora, yenda se ko ufite byinshi nawe, cyangwa se ko ufite ibindi bintu bitabyo kwitabwaho, kugira ngo ufate icyemezo ukavuga ati reka njye mbahuriza aha ngaha mu bumenyi Imana yampaye, yenda se ku mashuri ahambaye wize, ahubwo ni ku neza y'Imana wamenye. Ukavuga ati reka mfate umwanya baba bana batabasha kujya mu ishuri, batabasha kugira gute, mbahurize hamwe, mbagurire ama uniforme, mbagurire inkweto se, mbagurire n'ibindi runaka bakenera, kugira ngo bajye babasha kuza aha ngaha bige. Ubundi kugira ngo ufate uyu mwanzuro, none ubazane. Urabona iyi ni saro yawe, hano ni wowe twicaye. Yego, muri saro yawe ukavuga ati reka mbazane hano iwanjye, njye bakorera byose, mbigishe, mbagaburire, nindangiza mbaherekeza, ariko sinite ku
ibibazo byanjye ahubwo nite ku bibazo rusange by'aba bana. Iki cyo kugifata mwanzuro ni ikintu cyakoroheye cyane, cyo bimeze bite? Ntabwo ari ibintu biba byoroshye, ariko iyo ufite umuhamagaro ntutuza, umuhamagaro ntukureka, umuhamagaro ntabwo ari ukuvuga iyo ufite rwa rukundo, ntabwo urukundo ruceceka. Ntabwo rero nabwo byari ibintu byoroshye kubera ko urumva mfite umuryango hano mbana na mama, mbana n'abana banjye, n'umukobwa udufasha mu rugo, n'abandi bantu bagenda hano, n'abandi b'abanyamasengesho dusengana hano, haba hari urujya n'uruza. Ntabwo rero ari ibintu byoroshye gufata utwana 10 na tungahe ukadushyiraho ngaho, tuba dukubagana, dusimbagurika, twanduza, tugira gute, mbe ntabwo ari ibintu byoroshye. Ariko kubera ko niyo ntekereje kubireka, mba meze nka kwa kundi Yeremiya yavuze ngo iyo ashaka guceceka ngo yumva umuriro mu magufa. Yego. Ni umuhamagaro rero, ntabwo mfite uko nabisobanura. Mbikora mbikunze, nta kindi nitayeho, nta zindi nyungu ntegereje, nta gihembo kindi ntegereje, ariko hagati aho nshimira cyane cyane n'umuryango wanjye, cyane abana banjye na mama ko babyihanganira. Kuko bano bana iyo bari hano nta kindi kintu dutekereza. Iyo bahari bataragenda, batarataha, nta kindi cyo gukora twashobora gukora. Yego. Byinshi cyane biba bikenewe. Aba babyeyi, aba bana urumva baturuka mu bice bitandukanye bya hano mutuye, nkuko yenda binameze, ariko ndibaza nti icyagukoze ku mutima cyangwa se muri rusange kuvuga ati reka aba bana mbaza ntanga ugatangira kubigisha no kubitaho, nta gihembo runaka, nta bundi bushobozi runaka ufite ukora ahandi, ahubwo ari ku buryo bwawe. Ntabwo wigize utekereza ku ngaruka bindi bishobora kugira ko bishobora gutuma urugo rusenyuka cyangwa se n'ubundi buryo bwose, kurabona nawe ufite ibindi bibazo byinshi cyane? Ibyo bintu byose ndabitekereza, ariko rwa rukundo rukansunika, rukampushinga nyine kubikora tu. Iyo ukoze ikintu ugikunze uba ugomba no kwihanganira ingaruka zizakivamo, kuko bigira ingaruka nyinshi cyane. Bigira ingaruka nyinshi cyane. Urumva niba wenda tuvuge nari bugure umufuka w'umuceri uri bumara ibyumweru 3 cyangwa ukwezi n'umuryango wanjye, ubwo urumva hano ni icyumweru kimwe. Noneho na bwa buzima bw'i Kigali buba butagize, butoroshye. Ikindi no kuba ndi umukristo, ndi umunyamasengesho, ntari bujye gukubitiriza n'ahandi, mba mfite n'ibindi bintu ngomba kwitaho, gusengera abantu, kujya kuvuga ubwo butumwa, kujya gusenga, byinshi cyane biba bindeba. Binsaba rero nyine mba meze nka kwa kundi umusirikari abahora ni mu ntambara, ugora mu ntambara, ariko mba numva ntabireka, ku buryo mba numva bimbabaza cyane iyo mbonye bano bana. Uburiya nawe uciye nko mu muhanda hano ukabona ukuntu ubwiruka hagati y'imodoka, imodoka ishobora kugasira ibanga, kari kujya aho mama wari. Mbega ni ibintu byankozeho cyane, ndavuga ariko utu twana waduhuriza hamwe. Ikindi natekerejeho, urabona bano bana baba mu mico itandukanye, mu mazu atandukanye, ahantu hatandukanye. Sinshaka kwinjira mu buzima bwite bwa mama wabo cyangwa ba papa wabo, ariko ubona ko ari ibintu bigoye, birimo n'indi mico, birimo n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Mvuga nti ese muri ryavuga butumwa dukora, muri wa murimo w'Imana nkora, mfashije aba bana basi nkabatoza bakiri batoya, nkuko Bibiliya ivuga ngo nutoza umwana wawe akiri muto ukamutoza inzira, azarinda asaza iyo nzira atarayivamo. Bano bana ntibafite nta bundi muntu batoza bafite. Kubera ubuzima na bene wabo baba barimo, nabo nta mwanya babifite. Si uko babanzi, barabakunda cyane n'abana babo, ariko nta mwanya baba babifitiye. Wese muri rivuga butumwa uwakora iki gikorwa nkajya mbigisha, nkabigisha kubuhitamo ikibi n'ikiza, nkababwira ko icyaha ari kibi, nkababwira ko gutukana ari bibi, ngira ngo ndeme basi kamere muri bo, kuko niba ari abana 14 ngize umugisha bagakura bose kamere zabo ari nziza, nabo bazahindura isi cyangwa bagahindura abandi bantu. Nkuko Yesu yavuze ngo mugende mwigisha abantu mubahindure kuba bigishwa. Ubwo ni muri urwo rwego. Ni nacyo cyane cyanansunitse cyane.
Okay, reka dufate uyu mwanya rero kugira ngo tugende twumva aba bana buri wese aba afite ubuhamya bwihariye cyane. Yego. Ubundi umwana wa mbere winjije ahangaha ninde, ese mu by'ukuri umwana agukoze ku mutima kurusha abandi yenda bitewe n'ubwo buhamya bwe, ninde bigatuma yenda utera intambwe kugira ngo urusheho kugenda ushaka n'abandi? Umwana waje mbere cyane y'abandi ni kariya kitwa Karabo, n'akitwa Forever, n'uwase, nibo n'uwitwa Sonia. Nibo bafite ba mama wabo bakorera hafi y'isoko ariko ku muhanda bacuruza udutaro. na kariya kana gatoya cyane uribona karimo kariya ko najyaga nsanga kari kwiruka mu muhanda kavuga n'ijambo kikanga, umwana w'imyaka 2 utazi no kuvuga agutuka igitutsi kwenda kwirukanga. Binkora ku mutima cyane kariya gatoya cyane. Kari kurwana n'ibikapu. Kari akarwana n'ibikapu. Urabona ko ntikaba kazi ko kari no mu ishuri, nta kindi kazi, ariko ubona ko none yaje arira cyane ashaka kwisubirira mu muhanda, ariko ubu amaze kubimenyera, arabikunze, ubona ko aza yirukanka ndetse ananazinduka kurusha abandi. Nibirebere ubuhamya yenda kugira ngo kaze mu muhanda, inkuru yakwenda ari iyihe yihariye? Mama we na nyirakuru bacuruza hariya hafi y'isoko, bacuruza ibintu by'imbuto by'amawotameloni, kaba kari nyine mu muhanda. Kaba kari nyine mu muhanda tu. Abandi rero nabo baje nyuma, ariko nabo bafite izindi nkuru zikomeye. Ufite inkuru yakubabaje kuruta bose ninde muri aba bana? Bose barababaje. Bose kiretse wenda nka Sonia ni kara gafite ibisuko ko hepfo, n'akitwa Christian, nibo ubona bagerageza kuba bafite ubuzima busa n'ubworoshyemo. Ababyeyi babo n'ukuntu twashyizeho ngo bajye batanga 3,000. ubwo nabangiye mu bindi bintu mu kindi gice, uko tunakora n'akanama n'ababyeyi ko bakiga kwizigama, kubagisha gukora agakesi, niba yashyiramo igiceri cy'ijana, kugira ngo aba bana nibenda kujya mu ishuri mu wa mbere bazabe bafite uburyo barabimenyereye, mbega barabitojwe. Kuki harimo n'abambaye imyenda impuzankano uniforme zabo, ariko barimo n'abatazambaye? Bano babiri batazambaye baje nyuma. Bo baje nyuma cyane. Nabo numvishe inkuru yabo, ni inkuru ibabaje cyane. Nk'aka kari ku ruhande kitwa Amanda, mama we ni umuntu ucumbitse ahantu, nta muryango, nta bintu nk'ibyo. Bafite inkuru zibabaje, bano bana bose ureba bafite inkuru zigiye zibabaje. Harimo nko mama w'abatabana na se, harimo mbega birababaje, bagiye bafite ubuzima bukakaye. Ni ukuvuga ngo aba bantu bitaho kuva ku myenda y'ishuri kugera ku byo ibyo aribyo byose bigisha ahangaha mu ishuri n'ibindi nk'ibyo bitandukanye. Hari igihe nk'ababyeyi babo nuko baba bari mu buzima bugize, ariko ashobora kubona nk'ibyo 2, ashobora kubona nk'ibyo 3 akabizana. Iyo abizanye rero ngewe nk'umuntu bareberera, menya ngo igikwiriye ni iki. Cyatumye mbashakira iniforume nuko harimo nk'abana bashoboraga kuza akamara nk'amezi 6 yambara umwenda umwe. Yambara umwenda umwe nk'amezi 6 agashira. Ndavuga nti ibi nabyo bizajya bibatera trauma. Abona umwe arahindura, undi akambara neza, undi akagira gute. Ndavuga nti ariko babaye basa, nibura hari icyo naba nkoze mu mitwe yabo. Nicyo cyatumye mbitekereza. Reka yenda nkubaza iki kintu umuntu wese ashobora kwibaza. Uyu munsi wa none abana muri uburyo byose bikoramo, usibye yenda rimwe na rimwe yenda ababyeyi bagufasha cyangwa n'ubundi buryo runaka, ubundi wowe uburyo bitaho yenda hari ukuntu bati ubuyobozi burabizi se, kuko yenda ahanini cyane guriza rimeze nk'ishuri, hano barabigisha. Ubuyobozi ubundi mukorana gute, bubizi gute? Mbese muri make ko bajya bambika abandi imidari, wowe umudari wawe nturazi? Simbizi, nshobora kuba ntaragera ku kigero cyo kwambara umudari kuko biracyari urugendo, ariko ubuyobozi burabizi, ubuyobozi bw'umudugudu wacu burabizi, tunakorana hafi. Urumva ni ibintu nyine nabyo ni ibintu bashima,
ngewe ntabwo bisimbizi mba mbona nyine babishima n'ubuyobozi bw'akagari bwampaye ngira ngo ni cyangombwa cy'uko mbega ibyo bintu mbikora akagari kansinyiyeho ndetse n'akashe urumva byahise binahurirana nubwo nabikoraga ariko byahise binahurirana na ya ntego ya perezida wa repubulika yo gufata abana bose bakabashyira mu marerero ushoboye kubafasha akabafasha ariko ni ubwo buryo babizimo ariko batugira inama ibintu nk'ibyo ariko buriya urabizi ko nta kindi kintu kindi bari badukorera hari n'abandi bantu bampaye iriya taburiya ni umushinga wita ku ngo mbonezamikurire ngira ngo ukorera Kicukiro muri aka karere ka Kicukiro bampaye n'igitabo bampa n'umukeka n'akagari kampaye umukeka ndumva no muri kirya gihe cya korona ya kabiri kubera ko muri korona kabiri bano bana nari mbafite umurenge wampaye ibiro 100 by'ifu y'igikoma n'ibiro 100 by'ibishyimbo urumva rero barabizi mu by'ukuri nta kindi kintu nabo babikoraho kuko ntago nzi ingengo y'imari uko bimeze kandi urumva mu midugudu myinshi niba abana bishyizeho ni imidugudu myinshi buri wese akora ku giti cye ariko jewe mbikora muri ubwo buryo nyine cyane cyane bw'ivugabutumwa no kurema imitima y'abana ni byiza cyane ariko ntabwo hajya hagera igihe yenda kubera ko ndabizi ubushobozi bari buke kubw'ubufite yenda n'ibyo abana bakeneye harimo igihe bashobora kuza yenda ntibabone icyo kurya gutyo yenda bakaba batariye gutyo ntabwo ugera kumva ucitse intege ugashaka yenda bati ibi bintu nihaye nzabishobora ibyo ntabwo ujya ubigeramo cyane ngewe nabikubwiye sinacika intege ariko nk'abana banjye cyangwa umuryango urambwira ati ariko ibi bintu rwose wabihagaritse kubona ari byo kugutera umubabaro gusa ko hari igihe mu by'ukuri biba neza byashize cyakora nta munsi n'umwe bari bava hano batanyweye n'igikoma ariko neza birashira pe ku buryo baza bakaryamwe nijoro ntimurye ahubwo n'icyo gikoma baba bakinyweye abanjye bakabwirirwa kuri malayika murinzi ni ukuvuga ngo niba ibiryo byashize mu nzu nkakoresha uko nshoboye nkaba nahamagara nkawe nkakubwira ati wampaye 1,000 kugira ngo wenda ngure iyo nusu y'ifu y'igikoma n'isukari abana be kuvana nta kintu bafashe icyo gihe rero abanjye mbega nta kintu baba babonye nyine ubwo nibwo ngo icyo bansanganye nicyo bafata ibyo abana banjye bariye nibyo barya iyo bidahari nkoresha uko nshoboye kugira ngo bano bana bataza kugenda bavuga ngo no kwa tica byagenze gutyo ntitwavuyeyo tutariye nirinde icyo kintu abanjye rero bashobora kubwirirwa rwose rimwe si kabiri bibaho gutyo nanashimira abana banjye cyane bagira umutima w'urukundo barasenga nabo n'abakristo urumva bakabyihanganira ntibantere hejuru nabyo ndabibashimira cyane umuntu wese udukurikiye ashobora kwibaza i Kigali ubukode bwaho urabona ntabwo ari inzu ntoya ariko mu nzu z'i Kigali tuzi agaciro kazo ahanini ziba zihagazeho yego ikigaragara cyo nta kandi kazi wakora kubera ko uyu murimo ni ukureba cyane nk'ubu ngubu nk'iyo ukwezi gushize nyirenza akazamo yenda tukavuga ngo ubushobozi bwo kugira ngo ubashe kukira byose yenda asigize nkunga ashobora kuvuga ati yenda hari Imana akoresheje cyangwa se hari uko byagenze Imana ikora igitangaza gutya mbona ubushobozi ubundi bigenda gute ntabwo ari ibintu byoroshye ubu ngubu ntibinanyoroheye cyane amafaranga y'inzu no mu buzima busanzwe ni ibintu bingora ariko hari ukuntu najyaga kwa kundi ushaka kubona 5,000 karya 2 cyangwa 3 ugasiga 2 gutyo ako ari nk'igihe binyuzamo ukagera ugahura n'ikindi kibazo wenda ukarwaza nk'abana bwa buryo wabikaga ntibikunde ku buryo ubu ngubu rwose ni ibibazo bigoye cyane hano hantu urumva hano hantu mpishyura 80,000 ntabwo ari ibintu binyorohera
ntabwo ari ibintu binyorohera kandi sindi wa muhanuzi w'umutubuzi nibura ngo njye ntuburira abantu nyine mbabwire ati muzane amafaranga ibyo sinabikora sinzanabikora nuko nabigenzaga rimwe na rimwe nkabona nk'igitangaza hari nk'igihe ibitangaza biza umuntu akaba yamfasha bwa bufasha yamfashije nkishyura inzu gutyo kwishyurira abana ku ishuri ntabwo ari ibintu byoroshye ku buryo ubu ngubu aba bana bo nyine noneho bajajemo ibindi bintu bikomeye bumva ko wabaye umukire watangiye no kumbabarira ngira ngo nta kimbabarira ntabwo ashaka kumbabarira avuga ati niba nyine ari irerero warahagize ishuri ufasha leta ntigufasha nyine ujye unyishyura inzu yanjye kandi koko mu ruhande rwe mu by'ukuri birumvikana gute utamwishyura kandi urerera rubanda aza agasanga ikibaho hano urumva ni ibintu byinshi cyane arebaho kumva ko atari bizinesi kumva ko atari bizinesi nkora ntabwo byakunda ariko mu by'ukuri nta bizinesi irimo kuko ababyeyi baba bana nta kintu bashaka kumpa nta n'undi muntu wagira icyo keretse Imana nyine yonyine tu nta kindi inkuru ziba nyinshi cyane ariko bino byo birakomeye uyu munsi wa none ariko uba wifuza ko yenda bano nibamara gusoza uzarekeraho ese cyangwa nubona ubundi buryo uzakomeza kongera umubare w'abana witaho cyangwa abangana bamara gukura uzavuga ati nkurije abangaba nabo niba abagabo bazita ku bandi bababaye nk'uko nanjye nabitayeho ubu ngubu uyu mwaka harimo abana babiri nashoboye gutwara mu wa mbere muri primaire uko bagenda nyine barutana nkabona nk'uburyo bwo kubajyana muri primaire ntabwo ari ikintu rero navuga ngo nzareka ngize amahirwe yo kubona ahantu hanini urabona hano ni hatoya cyane buba bubyigana simfite aho bakinira nta mazi aba muri urupangu ni ibintu bigoye cyane ariko mfite ahantu hafatika hanini hari imbuga ntawe nubwo nagarukira kuri 14 nafasha n'abandi byo kuri ibi ngibi kugira ngo wenda tutaza no gutinda cyane kuri iyi ngingo turiho ibintu ubona ukeneye cyane yenda kuruta ibindi wavuga ati biramutse bikunze bino bikaboneka mu by'ukuri nanjye naba stable nkarushaho kwita ku bana kurusha uko nabikoraga nkarushaho wenda gukora ibi bintu n'ibi hari abantu benshi cyane baba bifuza gufasha abana baba mu muhanda abana navuga ngo babana batoya bisanga mu buzima batahisemo bitewe n'uburyo bavutsemo ni ukuvuga ngo bakavuga ati reka natwe twifatanye n'uyu mubyeyi ariko se ibintu ubona uvuga ati ibi bintu ABCD ibi bintu biramutse bikemutse muri make yaba ari inzira ikomeye cyane yo kugira ngo nanjye ngere ku butsinzi bw'ibyo maraze igihe maranira ikintu cya mbere kigoye cyane ni inzu ahantu ho kubikorera cyangwa ho kuba kuko ubu deja ndi no muri priave deja ubu ngubu ndi muri priave ngira ngo priave isigaje iminsi 8 harya none ni itariki 28 isigaje iminsi 8 rero birangoye cyane kandi noneho nta nubwo ari kuvuga ngo nyirinzu ngo wenda nuko ari ikirarane nuko ari iki yaravuze ngo yandashaka inzu yanjye ntabwo ari ukuvuga ngo nuko mufitiye ikirarane yego ine kirarane kirimo ariko yaravuze ati ndayagutwerereye nawe ntanze uwo musanzu ariko ndashaka inzu yanjye rero uba ubona ko mu by'ukuri ngize umugisha ukomeye wo kuba nabona wenda aho kuba naba ngikodesha naba mbonye ahanjye ari ikintu gikomeye cyane ikindi muri iyi minsi ubona ubuzima butameze neza nyine nkabona ibyo kugaburira bano bana nkabona uburyo bwo kubagaburira indyo yuzuye nkajya mbagaburira indyo yuzuye abo bana n'abana batagira imyenda yo kwambara batagira inkweto zo kwambara batagira mbega uwafasha yafasha buri wese uko abishoboye abyumva kandi ngira ngo mbwira abantu barimo kutwumva nta bufasha na bumwe buba butoya uko bwaza uko ariko kose umutima ubikoranye niwo Imana irebaho nta bufasha buba buto
umuntu ashobora kukugurira inzu ariko undi akaguha 1,000 undi akaguha 500 mu by'ukuri byose biba ari ubufasha. icyo ni kimwe ni nacyo kinakomeye cyane, ubu ni nacyo kinkomereye. Njyewe kuba nava hano nkava nkaha nkajya nko gutura za Kavugana za Rwamagana n'ahandi, naho haba abana ariko kumva nyine tuno twana tumaranye iminsi nkajya nibaza ukuntu nzadusiga, nkajya nibaza ukuntu bizagenda, nyine biba bingoye cyane. Biba bingoye, ni nacyo kintu kiri kumbabaza cyane, gituma nsenga ndira Imana imfashe kabisa ubu bwana ne kubusiga gutyo, ne kubuvamo gutyo, nta kindi kintu Imana ikoze. Yenda dusubiye inyuma gato, umuntu ashobora kwibaza ibi bintu akenshi ku bantu bakunda abana, gufasha abana nk'aba ngaba babaye, usanga n'ababyeyi bigize babura urubyaro. Wigize urubyaro cyangwa se ngo ujye muri ibyo bihe bitandukanye, si ko warace mu buzima bubabaje nk'ubwo ababyeyi babo bari mu uyu munsi? Oya, ntabwo nigeze mbura urubyaro, ntabwo nigeze mbura urubyaro, ariko buriya iyo umuntu atabyaye mwumva 100% kubera nyine urukundo nkunda abana. Njye nari naranabwiye mama mu buzima bwanjye ngo ntabyaye ndamutse ngize ibyago simbyare, najya nko muri oroferina nkatoragura utwana. Nakundaga abana nyine ku buryo bwose, nkiri n'umwana mutoya w'imyaka 7-8, iyo umuntu yabyaraga ku musozi w'iwacu najyaga icyo bita gutindikirira, nkajya kumuvomera, nkajya kumugira mbega ku buryo mama wanjye nawe ajya bisubiramo akavuga ati ntabwo nari nzi kuzabyara. Uburyo nyine wari umeze numvaga mfite impungenge, ariko Imana yaramfashije, sinigeze mbura urubyaro. Ariko abana banjye nabona bareze mu buzima bugoye cyane, bushaririye, ku buryo rero nita ku bana kurushaho. N'abandi bantu mbitaho, abantu batumva ngo wenda n'abana gusa, n'abari abana bo mu muhanda bifite ubushobozi nabitaho, n'abantu bakuru. Nanga kubona umuntu ababaye. Ari ukuntu yenda ubutekereza ukavuga ati ibi bintu tubamo, hari undi muntu utuye ahandi hantu runaka akaba yabikora, ariko umumaro wo gufasha aba bana utazi nawe batakuzi, utafitanye isano ndetse n'ababyeyi babo, nk'uko wenda ushobora ati ndamufasha kuko ari mwene mama gutyo, mwene data gutyo, umumaro wo gukora igikorwa cy'urukundo nk'iki ngiki ni uwuhe? Umumaro ni mwinshi cyane. Umumaro ni mwinshi cyane cyane ko mba numva ntuje umutima, mba numva mbimpaye amahoro ko nakoze icyo ngomba gukora. Uwundi mumaro ngenda mbona ubuhamya, bw'abantu nagiye mfasha, bikambera igitsikamutima, bikantera kuba nafasha n'abandi. Hari nk'abana b'abasore b'abakobwa bagiye bagera ku rwego rwo gushaka narababanyi wanjye, cyangwa umuntu akaza ari nk'umukozi wo mu rugo, nakumva situation arimo nkamufasha kugeza abonye uburyo akanashaka. Hari n'abaza kunyereka abana, mbere numva ari umurimo nyine nisangamo mwiza, kandi inyungu ndazibona. Nanjye Imana irantabara, Imana igenda intabara, Imana intabarira abana banjye bakiga, abana banjye bakabaho. Niba nshobora gufata bano bana nkakora uko nshoboye kose kugira ngo ababyeyi babo batange mitiweli n'urugero. Ibyo njyewe numva ko niba amaze umwana wanjye atagiye mu bitaro, numva ko biri mu nyungu za cya kintu nakoze. Cyangwa se umwana wanjye akabona nawe ubamwishyurira iryo shuri, cyangwa se nkajya kubona nkabona nk'umuntu afashe ibyo kurya araje ankoreye stoke. Ibyo bintu byose biva muri bwa buryo nanjye nkora, kuko nta hantu mfite mvuga ngo uku kwezi mfite ibihumbi ibi n'ibi nzabyorganiza gutya. Njya kubona nkabona nanjye mbeshejweho n'Imana. Nukuri ni ikintu cyiza cyane. Ariko reka dusabe n'abantu badukurikiye, cyane cyane ababyeyi, hari gahunda leta yashyizeho kubyara abo dushoboye kurera, kugira ngo hato tudakomeza kuba umutwaro ku gihugu, kubera ko aba bana nibo ejo hazaza, ariko bafite ubuzima bubi, biragorana cyane kugira ngo ahazaza habo habashe kugaragara. Na cyane ko usanga ngo ubuzima butandukanye, nk'uyu mubyeyi bwo nagiye mbasangamo, ugasanga n'umwana mutoya cyane, ariko ugasanga imvugo afite mu kanwa ke
zimeze nk'aho ari iz'umuntu utarigeze ubona uburere na gatoya. Reka rero dushimire uyu mubyeyi cyane. Makara, sinzi yenda niba hari ibindi bitandukanye ushaka kuganiriza abantu badukurikiye, kuko ndashaka ko tuza gusoza kino kiganiro. Ni ukuri ufate n'aka kanya ugere byinshi cyane ubwira abantu, haba ku byo uhura nabyo ndetse no ku byo ugenda wigira muri runo rugendo navuga ngo rwagutse umaze igihe utangiye. Yego, ikintu nababwira cya mbere, nkunda gusenga, nicyo nkunda kuvugaho cyane. Numva ari cyo kinshishikaje no kwigisha abantu gusenga. Ariko mu by'ukuri ikintu numva mpatira abantu nuko tugeze mu minsi mibi, tugeze mu minsi abantu bakubwira gusenga cyangwa bakakubwira iby'Imana cyangwa bakavuga ibya Yesu, ariko ubona nta mbuto bafite. Icyo kintu nicyo numva ndi gushaka kubwira abantu. Ikindi ni ukwizera, bera imbuto ariko banizere, bizere, bavuge bati Imana dusenga, Imana dukorera ifite imbaraga. Ntabwo ari ibingibi nkora gusa, nsengera n'abarwayi. Ntabwo ari ibyo ngibyo gusa nkora, nshobora no kunga n'imiryango yatandukanye. Mpura n'ibintu muri uru rugendo bikomeye cyane, ku buryo bigenda binyigisha, nibyo bigenda ngira ngo binyereka ko nkwiriye kugenda nigengesereye, cyane cyane ko Imana izaduhemba ikurikije buri muntu wese icyo yakoze. Ntabwo Imana izampembera ko nasenze amasengesho yo kwiyiriza menshi, nabyo nibyo. Ahubwo Imana izampembera ibikorwa nakoze bituma Imana ihabwa icyubahiro. Abantu nibakora ibikorwa bituma Imana ihabwa icyubahiro. Ahanini twe kuvuga ibyo tudakora. Niba Bibiliya ivuga ngo mufashe imfubyi n'abapfakazi, mwite ku bababaye, ahubwo abantu tukabyigisha mu kanwa gusa, ariko ntube wahura n'umuntu ngo ugire icyo umukorera. Ibyo nabyo nahugura abantu ko bakwiriye rwose kujya bakora imirimo myinshi kuruta gusenga cyane. No gusenga basenge, kuko nkanjye ariko bakore byiza cyane kurutaho. Kuko ngewe nkanjye uburyo nsengamo nta nubwo abantu nabahatiriza kubikora ntibabishobora. Nk'ubu niba maze nk'imyaka ibiri njyamye ku buriri bwanjye nka 4. Kubera iki? Kubera ko nyine numva ngomba gusenga. Niba ari abantu nsengera, niba nsengera igihugu cyanjye, nkasengera urubyiruko, nkasengera abamama, nkasengera ingo ziri gusenyuka, nkasengera ibintu byinshi bitandukanye. Nta muntu ubumbwiye ngo sengera ibi cyangwa uzagire gutya. Oya, ngewe ni impano y'Imana ituye muri jewe. Hariho nk'igihe mba mfite abarwayi, ngira ngo wenda hari n'uwo tuziranyeho wowe aho twahuriye. Mu by'ukuri nkasengera nk'umurwayi afite ibintu bikomeye, afite imyuka imurwanya ikomeye. Rero kugira ngo nzagere ku ntego, ku butsinzi, nuko ngiye ngomba kwitanga, nkatanga umubiri wanjye nk'igitambo cyera gishimwa n'Imana. Rero mba ngomba kwiyiriza ubusa. Niba nirirwa muri ibi n'ibindi no kuvuga ubutumwa n'ibindi byose, nijoro niwo mwanya ngira wo kuba ndi njyenyine, noneho ndi connecte n'Imana cyane kurusha ikindi gihe. Abantu rero bite ku gusenga, abantu basenge, abantu bambabarire basenge. Imana ibaha umugisha, kandi ndabizi n'ababikora basenge bizeye. Nukuri ubuhamya bw'Imana yakoze burahari bwinshi cyane, n'ibindi biracyakorwa. Nawe cyane mfite ubuhamya bwinshi. Ngewe ntabwo najya kuri kamera ngo mvuge ngo nasengeye umuntu runaka, ngo nagize gutya, ngo runaka yarakize. Mfite ubuhamya, mfite ibihamya by'abantu bagiye bakira. Bo bazihamirize, bashimire n'Imana, nabo bagende. Kandi iyo nkwigishije, iyo ngusengeye, nkwigisha no gusenga no gusengera abandi, kugira ngo nawe aho uzagera nyine uzasengera abandi. Genda ku bantu bifuza gufatanya nawe uyu murimo w'Imana, bahawe ikaze aho bari hose cyane rwose. Wamusura hano ukareba uko bigenda, wafata ku butunzi ukavuga ati mama Karabo, reka umwoherereze nanjye uyu munsi igikoma cy'abana uyu munsi ni icyanjye, cyangwa se ukavuga ati reka nze tuye dufatanye uwo murimo nanjye mbigenze gutya, byaba ari byiza cyane. Byaba ari byiza cyane. Ngira ngo bahereze nimero ya telefone ku bantu bifuza kuvugana nawe, byose bize kugenda bicamo muri mwirivuganira, ndetse mugira musangira n'andi makuru tuba tutagiye tuvugira hano kuri kamera. Nimero yanjye ni 078 910
56 49 078 910 56 49. amazina Nyiraguhirwa Angele. turabakunda cyane n'ukuri Imana ibahe umugisha mwese abadukunda. Umugisha. Uyu mubyeyi mumushyigikire rwose kubera ko izi ngizi ni imbaraga zitagirwa n'uwari we wese. cyane Si uko atunze byinshi pe navuga ngo nawe bagiye kureba abafashwa nawe yazamo cyane rwose. kuba akora ibi ngibi ni ubwitange ndetse n'umutima byinshi bishobora kuba bikoze ku mutima ukumva ko ari byinshi cyane wakora. Muvugane kuri uwo murongo wa telefone cyangwa muvugane kuri WhatsApp, biraza kugenda bicamo aho uri hose ku isi, byakunda kandi byakwemera. kandi n'abandi bafite ibindi bibazo bitandukanye, bafite uburwayi, yego ababyeyi babaye mu mitima, bafite intimba mu mitima, ababyeyi bazinzwe kubera cyane urubyaro, cyane rwose, abarozwa amadayimoni, abamaze batarwa indwara bavuga ko indwara zitazakira. Tukubonye Imana ko hari benshi cyane yagiye ikiza muri murimo. yego muhure n'uyu mubyeyi biraza kugenda byoroha cyane kugira ngo Imana igende ibatabara. Turabakunda cyane, mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubana nawe. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.